biterwa na envelope umugabo amuzanira, bikanaterwa nuko mubwira ati dore yo nakoreye ejo zakure wayogoha handi ujye kuverisa. Bikanaterwa yuko hari abagore bafite babana n'abagabo babo b'abagabo beza. Umugabo yahembwa akakweretsa ayo yahembwe, icyo ukeneye ukajya kuri konte kuko nawe uriho. Muri make ntagira aho amukinga, kubera ko rero iteka ry'ibyo umugabo yamugaburiye akabaho kuko ari umugabo, ubwenge n'umutima we biba kuri uwo mugabo kuko niko bimeze. Ariko iyo amuyobyeho gato akamuta cyangwa bakaburana, niho amenya ko muri we harimo imbaraga, kuko ya envelope kwa kutaha akamuzanira ntabyo aba akibona. N'abagabo babikora gutyo Imana ibaha umugisha izanabibahembera. Ni bake, ni imbarwa, ni bakeya ariko barahari. Ntabwo ari ukubica mu bitekerezo, ariko nta n'uwabyanga. Ariko ubwo se ndubonye umugabo ugutamika wiyicariye wirirwa ufata telekomande gusa ureba ngo APR yatsinze bingahe, Kiyovu ninde wagitsinze, se buri koko yasohotse imeze gute, ndimbati noneho byagenze gute, wiboneye umugabo uguhahira ubundi ntago wamwanga. Ariko bikoze tavuga ati afite inzara yaramutamitse. Oya, Mana yo mu ijuru. Ariko batabikora ubundi abantu babaye gute? Ubundi umuntu w'umugore ukubyarira abahungu n'abakobwa, umuntu ugususurutsa mu buriri muryamye, wataha ubundi we bitabyaho. Ibihe byiza aho muri hose hatandukanye, ndizera ko mumeze neza cyane. Mukurikira Charlene official, tubifurije ko amahoro y'Imana yatembera mu buzima bwanyu. Turahendeye Imana ngo itebeshe amahoro aka kanya muri wowe, wumve ibihe byiza kandi unezerwe Imana kuko igukunda birenze uko wikunda. Mbere yuko uyimenya yabanje kukumenya kandi kuza imbere uko wiyizi, aho nyine uhagaze ugoswe n'urukundo rw'Imana. Ibyo ucamo byose Imana irabizi kandi igufitiye umugambi mwiza. Turabashimiye ko mudukurikira, mwese muhabwa umugisha n'Imana. Mama Charlene uraho neza? Uraho cyane. Umeze neza? Yego ndashima Imana. Amahoro. Shalom. Makuru y'iminsi? Turashima Imana. Yego. Nta kibazo? Ntacyo. Mbona ari igihe wabaye seriyeze cyane. Ari igihe mba nihagiye kandi ngomba no gukora ibiganiro kandi ubundi iyo nihagiye mba ngomba kuryama rwose. Ubundi iyo nshaka gukora numva nta kibazo, nirinda kugira n'ikintu nkoza mu kanwa na kimwe. Ngo rero urabona guma mu rugo se hari akandi kazi sako kwirirwa turya no gusenga. Akuna barimo barasenga muri guma mu rugo. Okay, abatarasenze guma mu rugo itaraza ubu babonye umwanya. So ubu yaba yaraje nyavuyemo nkayasubiramo. Imana iba yambwiye ngo icara wirire. Hari umugani baca ngo nahe n'ibyuha ku munsi niba ari uw'iki. Ngo iki? Barawuzi? Uye. Ngo nahe n'ibyuha ku munsi w'isoko. Baza kuba ufite yaranze kubyibuha ari ruhu wanyu baza kuyikurisha. Gusha imigani yawe Patiri. Wajya kuyigurisha kandi bwipakira ubwatsi bwiza n'amabondo werekane ko ese bibona mu cyaro. Unagende kafite amabondo ariko utirashishe. Kumbe bayipakiye bagiye kuza kuyigurisha. Abagona n'ibya ku munsi w'isoko. Yego. Ubwo kuvuga atari abantu bagiye gusaba ko mu rugo yaje nicyo bavugaga batarasenze. Twebwe abantu basenze itaraza nyine twabonye umwanya wo kubirya. Kuko ngewe iyo ntari muri guma mu rugo ndabwirirwa inshuro nyinshi kubera ko mba nagiye. Mba ndi gukora mesheke. Okay, wambaye neza? Nakoze cyane. Iyo kanzu bayita ngo iki? Bayita ikanzu. Yego nyine. Mba ngo iyo kanzu bayita ngo iki? Nyine bayita ikanzu. Modeli iyo kanzu reka ngire ndi ikibazo. Wabaye umutayeri modeli busizi. Mba nziza ariko nk'ubu izo nzi nizo nadodaga. Nk'iyi ntago namenye ukuntu bayita. Pfa gukubitamo nkabona birambereye nabindi. Cyangwa ndayishaka. Hari n'umwenda utakubera ariko uwushaka. Cyangwa ukunze. Kandi iyo wanawukunze uba wakubereye. Gusamba umwenda kandi wenda utawukunze wawukunze. Ntabwo bishoboka. Ushobora umwenda ukunze ugasanga sukubereye akomeza ukawambara. Na wambara. Yego. Ukuwukunda byonyene. Ubwirwa n'icyo kwenda kukubereye.
umuntu se yabiyoberwa hari umuntu utireba na hamwe bacururiza imyenda haba intuzagenda uti nimufate nirebe neza rero n'abantu nyine bagira n'indererwamo wirebamo uhagaze wese ahubwo uranyibukira akantu nagiye mbona kenshi katumye ntekereza cyane iyo umuntu wese anyuze ahantu ari ikirahuri abona ya mazu bari ahantu ari ibirahuri ahita umuntu wese ariko cyari igitsina gore nuko ngewe bintera isoni bintera isoni kuko iyo utambutse ukireba hari abantu baba bari hafi bakavuga ati mbega umugore mbega umugore ngewe rero sinjyana nabikora sinamba naje iwanjye mba mfite uzi ibirori ifite ndabifite ibyo kuri garderobe ibyo mu madushe yose yo mu nzu ay'abashyitsi hose urireba kuri garderobe urumva ni kirekire ntago najya kwireba mu mujyi kandi mba navuye hano nireba kuki batambuka bakira bagatuma keta kaza zikunze ibitekerezo bitabikunda buriya nyine abagira ngo barebe buriya niko bameze nzakora ubushakashatsi ko utajya wireba ntago impamvu ntabikora mu mujyi ni uko mba nzi ko abantu bose bandeba ukuntu wakubita akajisho gato tugaruka urakubitaho kuko ni ikirahuri uba utambuka ariko ugahita ugaruka nyine kuko kugira ngo hagize umuntu kuko mbona hagize yigo barahari ukabona yanahagaze ibyo bintu ntabwo ari byiza ntabwo byambera naba mvuye mu ndorerwamo kwireba nkajya no kugenda nireba mu mujyi rega umuntu ajya mu mujyi afite gahunda ariko ngo bikorwa cyane n'igitsina gore yego n'abagore abagabo ariko ibyo babivamo izo rero ni zimwe mu ntege nke zawe ndabavugaho ariko dushaka kuganira no ku mbaraga z'umugore intege nke sizo ni intege nkeya nzi ko ibyo bagenda bireba ariko mubyemera ntabwo ari intege nkeya kandi ubwo impamvu bireba nuko baba bafite n'abandi babareba bagira ngo barebe ko nta makosa bafite bikosore babona uko babareba neza kuko burya abagabo nta n'ujya bareba bigenda gute abagabo umugabo se waba umureba hehe barankubita we mubabare waba umureba ndetse ubwo nta hantu wamureba buriya ahubwo tuvugishije ukuri nuko ndambuka ndapfuye we nuko nta mugabo wambara mini tureba utuguru ko mwabagabo basharimo nkubite ndabiginze ndabakunda nabumbanga ariko abagabo nta mihindo bagira abagabo naho bashaka kwiyerekana nta wabareba kuko uburyo Imana yaremyemo umugabo ntago ari ngombwa ngo yishyireho ibirungo ntago ari ngombwa ngo yigire ukuntu buri abagabo uzabona babyikora hari uturaso twa kigore tuba twaratarukiye mu mibiri yabo ariko ubundi umugabo ashatse kwirya yakiryana iki aramubwira ngo nuko batambara mini ubwo ati kuramo tureba amaguru uyarebye yesu bavuga ati koko n'abakobwa bafite amaguru ameze n'ay'abahungu ariko bibi birarutana nyine abagabo bagira amaguru kuba mato bakagira harimo ho n'imitsi hagiraho hakabaho n'ubwoya watureba gusa birababera hari abagabo bagira amaguru aruteye abagabo umva se nyine no wanamubwira wenda shyira kuri tayi yesu we koko uko biri kose hari ikintu Imana yaremye mu bagabo cyitwa ko ari umugabo nta bintu bishobora gushitura umugore biba ku bagabo ibintu bishitura umugore ku mugabo ni amafaranga ni ibikizi ayo ngewe nzi ni amafaranga kuko hari n'igihe ubona umugabo mubi sibyo ku buryo ushobora kumuha ikarite na jire y'uko afite isura mbi ariko wareba ikigore yicaranye mu kimodoka kavuga uti kabisa ubwo rero abagore bakunda ibintu rero baba bakunda ibintu abagore barabikunda ariko undi bahanga avuga ko undi umugabo igitsina gore gikundira umugore ibintu bigera kuri 3 ngiye kubivuga harimo izo note izo cash yego harimo ijwi imitoma yego harimo
Okay, birashoboka biterwa n'ibyo abantu gusa nuko waruvuze ngo abagore bagenda bireba ntago abagabo bafite ibintu bikurura abagore ku buryo yatambuka nawe akireba n'ibyanamubera uko Imana yamuremye birahagije ibyo tubyihorere. Yego, reka tugaruke gato dushaka ko tuganira ku mbaraga z'umugore, imbaraga z'abagore. Kenshi abaneshi bakunda kureba abagore bakabona wenda mu bireba biroroshye yageze gute ugasanga ni abanyembaraga mu mikorere, abantu bagiye bakora ibikorwa bikomeye ku isi no mu gihugu cyacu. Abagore bafite ibikorwa bakora bikomeye mu nzego z'ubuyobozi zitandukanye, abagore bafite imbaraga, ariko tuza kuza ndetse n'abagore b'ibana ubwabo. Ariko wowe niwe kuri ubona imbaraga z'umugore ari izihe? Reka nkubwire, iyo umugore ari kumwe n'umugabo aba yumva ari umunyantege nke, n'ikintu cyo kumva yuko ari umuntu w'umumaro kiba kureye. Aba yumva yuko umugabo we arizo mbaraga ze, umugabo we nibyo bitotsi, umugabo we niwe cyubahiro cye, byose nuko biba bimeze ku muntu w'umugore. Ariko iyo agucitse gatoya akakwereka umujyi, cyangwa iyo agucitse agatabaruka, cyangwa iyo agucitse akajya muri gereza, mbese hakabaho gutandukana mutandukanyijwe n'ibintu byinshi bitandukanye, cyangwa mugatandukana munabana, niho usigarana isomo ryerekana ko burya uri umunyembaraga. Hari umugabo gore upfakara agahita yumva isi imukuyeho ati abaturanyi bagiye kumbona, abanzi banjye barambonye, ariko ntamenye yuko ashobora gufatiraho umugabo yaragereje agakora ibikorwa nk'iby'umugabo cyangwa akarusha umugabo. Kuko ntabwo abagore ari ibirwari, abagore ni intwari, muri bo harimo umuti, muri bo harimo iterambere. Mu bagore harimo kuba baba abaperezida bakayobora igihugu. Sibyo ko wenda mu Rwanda nta muperezida w'umugore twari twabona, ariko urebye inzego abagore barimo n'ibikorwa bari gukora nko mu gihugu cy'u Rwanda nibo nzi, n'abandi nigeze nsoma muri Bibiliya, n'abandi ba Elizabeth uriya wo mu Bwongereza, uhita ubona ko abagore bakomeye. Kandi tutagiye no muri izo nzego z'ubuyobozi, dufite abagore babaye abapfakazi basigarana abana nk'icumi, hari abagore basigaranye abana nk'umunani, njye nasigaranye 5. Ariko uyiribana. Yego. Ubona ukuntu abagabo basize bari mu bukode bakaba bariyubakiye amazu babamo, abagabo basize nta n'amagare bafite, none baritwara mu mamodoka yabo, bajyaga Dubai no mu Bushinwa, bafite ahantu bacururiza, bafite ibikorwa, bafite amakampani. Abagore ni intwari. Ahubwo ikintu kimbabaza nuko hari abagore batabizi. Hari abagore batabizi ko muri bo harimo ubutwari. Ubona biterwa n'iki? Iyo umugore wundi busanzwe umusana n'umugore w'intwari ugeze gute, ariko abagore batabimenya ubwo bushobozi bifiteho, biterwa n'iki? Biterwa na envelope umugabo amuzanira, bikanaterwa nuko mubwira ati dore yo nakoreye ejo zakore wayogoha handi ujye kuverisa. Bikanaterwa yuko hari abagore babana n'abagabo babo b'abagabo beza. Umugabo yahembwa akakweretsa ayo yahembwe, icyo ukeneye ukajya kuri konte kuko nawe uriho, muri make ntagira aho amukinga. Kubera ko rero iteka ry'ibyo umugabo yamugaburiye akabaho kuko ari umugabo, ubwenge n'umutima we biba kuri uwo mugabo kuko niko bimeze. Ariko iyo amuyobyeho gato akamuta cyangwa bakaburana, niho amenya ko muri we harimo imbaraga, kuko ya envelope kwa kutaha akamuzanira ntabyo aba akibona. Rero ikintu gituma atabimenya ko muri we harimo ubutwari, nicyo kintu. Ubwo ushatse kuvuga ko abagabo rimwe n'imwe bica mu bitekerezo abagore babo batume bisobanukirwa. Oya mana, ntabwo ibyo bintu ari ukubica mu bitekerezo. Ikibazo abagore bavuga ko ari keya. Oya, ntabwo ari ukubica mu bitekerezo. N'abagabo babikora gutyo Imana ibaha umugisha izanabibahembera. Ni bake, nimbarwa ni bakeya, ariko barahari. Ntabwo ari ukubica mu bitekerezo, ariko nta n'uwabyanga. Ariko ubwo se undi ubonye umugabo ugutamika wiyicariye wirirwa ufata telekomande gusa ureba ngo APR yatsinze bingahe, Kiyovu ninde wagitsinze,
se buri koko yasohotse imeze gute, ndimbati noneho byagenze gute, wiboneye umugabo uguhahira ubundi ntago wamwanga, ntago wamwanga. ariko bikoze tavuga ati afite inzara yaramutamitse, oya Mana yo mu ijuru, ariko batabikora ubundi abantu babaye gute? Ubundi umuntu w'umugore ukubyarira abahungu n'abakobwa, umuntu ugususurutsa mu buriri muryamye, wataha ubundi we bitabyaho ese ugira ngo bajye bakandamiza. oya ariko hari ukuntu abagore babifata, ariko ufite uwanagira ijosi ararinaga, hari uwabyanga sibyo? Nta muntu wabyanga, ahubwo uvuga ngo ababigukorera se ni bangahe muri iyi si? Reka da, nta wabigukora. Babona bafunguye igipangu umugore n'umugabo basohokanye mu modoka, bati umugore yaragashize ariko ntumenye iminigwa babo. Yego, ntabwo ari bibi rwose abagabo babikora bubahwe. hari aruvuze ngo hari abagore bagiye batandukana n'abagabo cyangwa se bakabapfakaza bagapfusha abagabo, ariko bakajya bikorwa bikomeye bagatera imbere bagakora. Iki kintu iyo ukirebye ukabona ukuntu abantu batera imbere bagakora cyane, ubona biterwa no kuhumuka amaso kuno mugore kuko umugabo yagiye, biterwa no kwabuze twatuntu bayamukoreraga, biterwa n'iki? Kuki imbere atabikora akabikora bakiri kumwe? Rwose nta muntu ushobora kwemera kuvunika kandi afite umuvunikira. Hari n'abagore reka nkubwire wenda hari iyi topic turiho, wenda tuzageza naho tuzaganira uruhare rw'umugore mu kubaka urugo. Tumenye neza nk'uko umugabo ashobora kubaka inzu cyangwa akagira ibyo ahaha mu rugo n'ibyo akora, tumenye ko n'umugore yabikora. Ariko ibyo si byo twashatse kugira gute kuganiraho. Ahubwo ikintu nashakaga kugusobanurira ni uko wari umaze kuvuga ngo iyo umugabo agutaye cyangwa apfuye bigenda gutyo umugore arahumuka. N'ubu tuvugana hari abagore nzi sibyo babana n'abagabo ariko b'intwari, umugabo ayajyana mu kabari umugore akayagura akabanza. Hari abagore bujuje amazu yitirirwa abagabo bafite. Hari abagore bafite amafaranga bagiye bazigamira ingo zabo bikitirirwa abamanyura amazi babo b'abagabo kandi bahora mu bubari. Tutavuga ibi bintu ngo wumve ko abagore bose bafite abagabo ari uko babayeho. Gusa na wa mugore utazi yuko afite imbaraga, iyo yabuze umugabo we ahita amenya ko imbaraga muri we zihari kuko niwe utangira gushakisha. Ariko hagati aho ikintu abagore bagomba kumenya ni ukumenya ko bafite ubutwari muri bo bwo kuba batera imbere ndetse bakagera kuri. Kuko hari agasuzuguro kabi nabonye njya gushyiraho iki cyigisho cyitwa ubutwari bw'umugore. Hari agasuzuguro umugabo wese, umugabo ukubonye, abo bagabo bafite amafaranga yakubona kumva yuko uri ibiryo bihiye, icyo ashaka cyose yakigukoresha. Uriya nimuha ibihumbi 50 nzamwigarurira, ndamugira biro yanjye ya kabiri. Njya gutegura iki cyigisho nako gasuzuguro nari nanze ku bagore. Nta mpamvu yo kugira ngo umugabo akubwira ngo akwigarurire uyamuhe ayaguhe, ushobora no kumwereka ko nawe ushaka kumutunga. Yego, umuntu abyumvise ahita avuga ati se Mana mu mashereni ibintu byamubayeho, wenda wagira umugore ushaka cyangwa se yabibonye ku bandi bana, ahita avuga ati reka nigisha abantu. Ntago ari ngombwa ko ibi bintu biba byarambayeho, kimwe nuko nanjye nyine ndi umugore bishobora kuba byarambayeho. Hari umuntu uba ushaka kukumenyera, umuntu ushobora kwitwaza icyari cyo, akitwaza icyari cyo, akitwaza ko ari umukire, yakureba akabona ko ufite abana 5, akumva yuko iyo mifungo ye nayikuzanira agomba kujya komango gakingura. Ako rero ni agasuzuguro kabi. Namenye neza yuko muri twebwe abagore harimo imbaraga zizatuma tugura amamodoka yacu nta bagabo bayaduhonze, harimo imbaraga zizatuma tuba mu mazu yacu nta bagabo bayaduhonze. Dufite imbaraga zo kurya ife twe twayiguriye, dufite imbaraga zo kugufata ku mufungo wavuye mu byuya byacu. Maze rero kukwirirwa yeba badati bira bintu byarambabaje cyane, aho umuntu ashobora kukugaraguza gati yitwaje ayatunze
kandi nawe ushobora kuyageraho kuko afite amaboko abiri nawe ufite ayandi. hari icyanditswe wenda urabizi kuri umwigisha, hari icyanditswe kiri muri birangira ngo uhite unagenderaho kivuga ngo bandero babihera abagabo cyangwa abagore wenda bagire ya myitwe twavuze mbere, kivuga ngo Imana yabwiye Adamu ati uzatutubikana mu maso ubone umutsima, ariko ibwira umugore ati kwifuza kuzaherera ku mugabo. Ugasanga nyine wenda icyo kintu biragenda byanze bikunze umugore nubwo yakwara ukunasa asanga akeneye umugabo. Okay. Wenda iryo jambo vuze ntago Bibiliya yari ishatse gusobanura ngo tujye ibigwara imbere y'abagabo. Abantu basoma Bibiliya igice, kuko kwifuza k'umugore guhereye ku mugabo Debora ntiyari gutsinda urugamba. Uwiteka nawe ntiyari kujyana n'umugore, yari kuvuga ati abagore ukwifuza kwanyu ni ku bagabo, wowe nugenda ugakubita ijisho umugabo wenda ntuzarwana urugamba. Ariko Debora yaravuze ati ngewe n'Uwiteka turajyanye, Uwiteka aramuherekeza acungura Abisiraheli. Bari kumva iryo jambo rero ntago risobanuye ngo ube ibiryo bihiye by'abagabo bose. Rifite icyo rivuze. Umugore reka nkubwire ashobora kwinjiza miliyoni ku kwezi, ariko akanezezwa n'ibihumbi 100 umugabo amuhaye. Nicyo ngicyo byari mbese bishatse kuvuga ngo igifite imbaraga si icyo yagize gute yishakiye, kuko ashobora reka nkubwire ashobora kwigurira igitenge cy'ibihumbi 200, ariko akanezezwa n'ik'ibihumbi 50 umugabo yagize gute. Nicyo bivuze, ariko ntago bishatse kuvuga ngo tumere nk'iriba ritobamye imbere y'abagabo. Yego. Nigize guca ahantu hamwe nsanga arimo baganira bataramye kuri icyo kintu cyimo turaganira, bavuga ati iki gihugu atabantu bose afite imodoka nziza, ati wigenze ubona ari abagore. Yego. Ati nabagore, ati nabagore afite imodoka nziza. Babagize iyo mitekerereze leta babitinyuka barakora biterwa n'iki? Ngewe reka nkubwire ndashimira Yesu nkashimira na Kagame, sibyo? Yesu yabikoze mu mwuka, avukira mu mugore kugira ngo ahabwe agaciro kera bitarabagaho. Noneho ahita Yesu aba umuyoboro abinyuza muri Kagame. Mu baperezida bahaye agaciro abagore, sinakurikiranye amateka y'abagore muri Afrika cyangwa mu bihugu by'Uburayi, ariko nzi ko ari umwe mu baperezida wakuye igisuzuguriro n'agasuzuguro ku bagore. Imana nimuha umugisha. Burya rero twamenye ko muri bo hari hapfuritsemo byinshi. Warabibonye abagore b'abapolisi, hari uwo njya ndeba hariya nkasanga ni nka mushiki wa Kabera, ntago nzi izina rye, ndamukunda iyo ari nko kuvuga kuri kamera. Mana we naravuze ni nuko nshaje Mana, nanjye mbaye umupolisi w'umugore byaba ari sawa, mba numva nabo umupolisi mwiza. Noneho wakitegereza nk'umugabo nani mu gisirikare ukareba imyanya abagore bafite, none ugakurikirana n'amateka y'abagore bagiye baba ku rugamba nka Baroyizia Inyumba, ba Rose Kabuye n'abandi. Ukareba ukuntu bagiye babaho mu ishyamba, ubona abagore n'intwari. Noneho wareba no mu myanya y'igihugu, wareba ibintu bakora, ibintu bakora ukabona abagore n'intwari. Mu gipolisi bariyo, mu bashinzwe umutekano mu nzego zitandukanye barahari. Noneho wareba none se ko babashyize mu nzego nyinshi za leta, mwigeze mubona igihugu gisubira inyuma? None kuri mubyeyi rero afite yereka Imana imuha umugisha. Rero ntago umugore ufite ubutwari ari uwize gusa, na wa mugore wo mu cyaro yiyumvemo ubutwari, na wa mugore uciriritse n'umeze gute banga agasuzuguro k'abagabo bashaka kubabibamo kugira ngo bazabasaruremo. Kuko ashobora kukubibamo amafaranga akagusaruramo ibyo asaruramo, ariko amafaranga akazanamo na yarwangendanye akagutesha agaciro. Agasuzuguro k'abagabo bamwe na bamwe hafi benshi. Boya ni bamwe na bamwe Mana, ni bamwe namwe, kuko ari abagabo b'imfura rwose ngewe njya nirebera ko bidashoboka nari kuzabaha igikombe. None iyo urebye perezida wacu yarahaye agaciro abagore, igitsina gore mu nzego zitandukanye, abana b'abakobwa bariga bahabwa imyanya mu nzego zose abagore bafite, nuko agenda kubisobanura. Aho ugasanga rimwe mu mato n'amadini amwe namwe nagaha agaciro abagore. Ariko ntago nzi amatorero n'amadini adaha agaciro abagore, kubera yuko nanze kugidira rimwe mvuga, ariko wenda dore ka nkubwire ngewe nta hantu amatorero wenda iryo mbasha kumenya nk'itorero ryacu abagore baba abayobozi.
baba abayobozi mu nzego zo hejuru hanyuma bakaba n'abayobozi mu midugudu bakaba n'abayobozi bakaba n'abavugabutumwa ba mama Charlene official. Ntago nzi itorero rikandamiza abagore, ntago ndizi nani badaha agaciro abagore. Itorero ryari kudaha agaciro abagore ni irya ADEPR kuko binjira muri Bibiliya cyane, ariko ADEPR iha agaciro abagore. Yego. Aha, yitwa mama Charlene, turimo turaganira kuri chaîne yitwa chaîne official. Arimo kutubwira ubutwari bw'abagore, anagerageza kuba kugira ngo abasabe mwongere mwibone ko muri intwari kazi mukomeye cyane. Ndagira ngo tukankoze gira ubutumwa utanga muri rusange. Hari abagabo bagikubita abagore iyo mu byaro. Hari imirimo imwe n'imwe igihabwa yagenewe ngo abagore batayikora imwe n'imwe. Ariko umunsi umwana w'umukobwa ariga imyuga, akiga kubaka agira gute, agatwara abatwara indege, hari abatwari ndabona bya bisi bya babitwara mu bagore babitwara, ugasanga mu byaro cyane cyane n'ahandi mu ahantu hatandukanye hari ukuntu umugore akoranye asigazwa inyuma bitewe n'imyumvire y'umugabo. Hari abakubitwa, ariko n'abagore batamenya kwisobanura ngo baheshe agaciro, bigaterwa rimwe n'imwe byitwa ngo uburinganire, kandi wenda babusobanura n'abandi ababitekereza uko bitari. Gira ubutumwa utanga tugane ku musozo kuri ikintu ubutumwa wenda natanga ku bagore bakubitwa. Ntabwo ari mu cyaro gusa, ni Kigali barahari. Barahari abagore bakubitwa, ariko ugasanga umugore arapfiriye akavuga ati abana banjye ni bakuru, batazabona nagiye guhangana na papa wabo njya kumurega cyangwa amufungishije. Kubera yuko abagore, reka nkubwire, abagore bagira ubutwari buteye ubwoba, kuko mumenye n'ibintu biba ku bagore bagaceceka, ibintu bahishe bagahishira, kandi ni nabyo bibagira intwari. Kuko nta nubwo uwo nashishikariza ngo ajya ahora hariya yagiye, agomba no kugira n'uwo murwayi we akamurwaza. Uri kubyumva? Gusa inama nagira abagabo, aramukubita kuko amurusha imbaraga, akamukubita kuko amutunze, ariko ntago ari byo kuko uwo mugore agira gutyo umunsi yisobanukiwe, sibyo, akamenya ko muri we afite ubushobozi, azamwereka munsi y'ikirenge kandi azamwicuza atakimubonye. Kuko umuntu araceceka rimwe, agaceceka kabiri, agaceceka gatatu, akumva ntiyajya guhangana, akumva ntiyajya kurega, ariko hari igihe ibintu akorerwa abifatira umwanzuro. kandi umugore wafashe umwanzuro ndabizi neza ko awuhagararamo neza, ashobora kuzamubura akicuza kandi atakigize atakimubonye. Ikindi, umugabo ugikubita umugore, sinzi ijambo nyakubahwa yababwiye uti mujye mubafata mubafunge, abo bagabo mujye mubatangira raporo, babazirike babafunge, kuko nimba ijambo ry'Imana ritabara abahinduye bazajya guhindurwa n'ipingu niryo ryabashobora. Birababaje ko n'umuntu akubita umugore kandi unakubita umwana bakaguhana, ugasanga no mu nsengero rimwe na rimwe birimo. Mama we arakuniga mu nsengero nyine, avuga ahubwo ko ariho biri. Ngewe ndabizi ko bibamo, akaza kakuniga akagufatanya n'igikuta, ayo matwi akaza, ukazajya kurepeta amaso yatukuye, bakagira ngo waraye mu masengesho, kumbi baraye bakujiduye. Kandi akanakubwira ngo nihagira ubimenya, hakagira ubimenya nzakwereka. Umugore akajya ashinga ikinyo ku kindi, ni hahandi uzareba utuye umugore ko atanaga kandi umugabo wari umukire, anaga n'iminigo atahiraho. Ariko abo bagabo Imana ntabwo izabareka. Yego, turagushimiye cyane mama Charlene ku butumwa bwiza. Gusa ariko polisi rwose ijya idufungira n'abo bagabo. Kurumva ari benshi, wavuze ko ari benshi. Ni benshi hazazi. Ikibazo abagore mujyana n'urukundo rwinshi bajya kubafuka akahita avuga ati ahubwo ku kantu uvuze. Niko we akosha abagore n'abana beza. Ahita amusaba imbabazi. Umva abagore umva ukuntu hari abana beza. Hari umugabo ibyo ngibyo uvuze, urumva polisi imenya ayo makuru, cyangwa abantu bakayatanga bati bari bwicane, kandi nibyo koko. Nanjye n'abanyaho bafatanye nabwira polisi ni dore rwose ahantu bagiye kwicana. Umupolisi bamwambika ipingu umugabo bamujyanye, umugore akazindukira ngo nimumfungure. Abagore baragwira, nimumfungurira umugabo. Wowe wabigenza utari wowe? Ngewe nababwira ngo bamukatire, azaveyo yamenye. Ngewe idefo ngira sinabasha guhurura.
ariko ngize Imana wenda bikambaho hakagira uhuruza bakamufata nababwira nti mumukatire nk'imyaka 10 azave y'ukuboko kwe kurekure ko arabaye kugufi yarize kumpake yanjye niko navuga Patiri bagira ngo rambaza ugira hari icyo se yitwa Charlene ese waba yampaye izo jido ari uko mfite imbabazi turagushimiye cyane yego mukore subscribe kwa mashine official mukoreshe ya mushora like na comment ku kiganiro bariho umugisha mugira ibihe byiza bye bye shalom shalom shalom